banterateranyiriza nkabona aho ndyama yego kandi bakampa n'ibiryo nkabaza nkarya nkaga yo kwanza kurya ugahaga kuko inzara irangije yo wera kurya ryari wari ya kurya ryari ejo bundi nibwo mperuka kurya ejo bundi niko ese ori abana bawe ujya kubasura uretse umwe nyine ajyaza nkamugurira irindazi nkamubwira ati genda aho ubundi ageza kunsura uwo mwana wawe akagusanga mu muhanda nanjye nkamushukubuza ati taha kubera icyo umwirukana nuko nta hantu naba mfite ho kumushyira nanjye nareba ukuntu ndi hano hanze ahita mvuga ati taha utarara hanze kandi ufite ahantu uryama uri hari ahantu wambwiye ngo urara hanze nibyo ndara hanze pe naho mfite mbayo bigeze nka nimugoroba nibwo ntangira kujya nibaza ariko ku manywa ese witeguye uramutse ubonye nk'umuterankunga kuba wava muri kano kazi k'uburaya nakavamo uko nanjye ubwanjye ndabyumva ndashaka kukavamo kuko buraya nta cyiza cyane nakuyemo uretse sida nakuyemo nta n'ikindi sida yo uri ufata imiti njye njya gufata reka twongeye tubahe ikaze kuri Rwiza Empire nkuko bisanzwe rero uyu munsi reka twongeye tubahe ikaze kuri Rwiza Empire rero turabakunda abantu benshi bakomeje kudukurikirana tubahaye ikaze kuri Rwiza Empire rero uyu munsi ndi kumwe na Oliva mwakunze muri benshi Oliva bamwe bagiye batwakana nimero ngo babasha kumushyiraho ubufasha rero Oliva twagiye kumureba kugira ngo abaganirize ababwibye ko bimeze Oliva tuguhaye ikaze murakoze ngerijwe murakoze nitwa Tuyishimire Oliva nkaba ndi mu buzima bubi butanshimishije navutse 93 yego ubwo ababyeyi banjye barapfuye ababyeyi ngira nabyirutse nsanga ndi umwe ngerijwe ori nabyirutse nsanga ndi umwe iwacu yego umuryango wanjye numva ko mfite nawe waranyanze yego ntago bankunze yego ariko ngewe mba numva ko iyo ndi kumwe n'abantu bandutira umuryango yego bitewe n'uko wenda hari ikintu bagenda bamfashaho gake gake yego ori karame wisanze uri umwe mu muryango wanyu bavuga ko hari ikinege bimeze bite ngo navutse ndi umwe wavutse uri umwe kandi nanjye mbyiruka mbona ndi umwe warerewe he narererewe kwa marume kwa nyokorome ubyara mama wanjye rero impamvu ubushize naje gukora inkuru hano usibye ko nafite nza kuza kuyishyiramo ukavuga ati genda indaya ariko nkabona ufite amarira menshi urumva nkabona ufite agahinda sibyo urambwira ati gewe mbonye ubushobozi kano kazi nakavamo ndavuga niko ko uyu muntu ashobora kuba agahinda afite amarira afite wenda abonye umuterankunga kano kazi kubura yakavamo rero nagira ngo abanyarwanda babwire icyatumye ibyo mu kazi k'uburaya mbese ubabwire ikintu cyose ko cyagenze ubwo rero kwa nyokorome impamvu nyine marume yaranyirukanye njya mu cyaro aravuga ngo ntago yatunga abagore babiri ngo abagore ntago ngo yatunga abagore babiri ari nyokorome se abonye nyine maze gukura aranyirukana njya mu cyaro
aho ngiriye mu cyaro nsanga naho ubuzima ni bubi kuko ni naramenyereye ubwa Kigali. Yego. Ndaza nzi Kigali njya gushaka akazi ko mu rugo. Maze kugashaka niko kuba banteye inda nyine njya mu ntara nanone ndongera ndazamuka. Ari umuntu wambwiye ngo wakoreye Anita Pendo. Anita Pendo baguteye inda uba kwa Anita Pendo. Oya nari narongeye nisubiraho umwana maze kumutanga njya kwa Anita. Kuko se waramukoreye? Naramukoreye mu kazi ko mu rugo. Ubwo ujya mu cyaro. Ubwo nyine nakoreye Anita Pendo n'ubundi ndinaha nkuko wanavuga ati ngwino nkwereka akazi. Njyayo nyine urabona umukozi wo mu rugo hari igihe nda nawe akosa bitewe nuko wenda aba nta buri kintu akora mu rugo rw'umuntu bagahita bamwirukana kuko ntagaba ari umwana wawe. Ubwo rero navuyeyo mpita nongera ngaruka nongera nsubira muri ubu buzima nyine. Wagiye mu cyaro uva ati giye akazi ko mu Rwanda gahaze ngiye kwisubira mu cyaro. Nagezeyo nyine baranyamaganye nongera ngaruka i Kigali. Nibwo rero mpise njya muri ubu buzima bwisangamo gutyo. Kuko n'ubundi akazi ko mu rugo karananiye nanjye noneho nareba ukuntu ndwaye sida. Nareba ukuntu ntari bye ahantu gukorerayo n'abana b'abandi ntazarendaho mbanduza. Hitamo kubyihorera ndavuga ati reka ngume muri ubu buzima. Pole. Nuko cyakuje kujya kwa mu rugo nuko nahise nasanze ndwaye sida nanga kwirirwa njya kwica abandi bana b'abandi. None se ndibaza ninda guteye sida uri? Sida ngewe nagiye kwipimisha nsanga ndayifite ntago namenye wanteye sida rindi. Ntago wamenye? Ntago namumenya. Waje gushaka umugabo se tunyurimo muri make yuko bimeze? Naje gushaka umugabo nyine tumarana nk'imyaka 2 nyine tubana ntaranabasha kubyara ngira ngo mbanze murebe. Aho maze kumubona tumaze kumerana neza nta kibazo mba ndatwaye ndabyara. Maze kubyara niko guhita yongera aranta ariko nabwo twashakanye inaha ataramera gutyo. Ariko ubu ahita abona undi mugore. Mwashakaniye hehe? Twashakanye muri izi karitsiye ubona turimo. Ubwo mbonye nyine ubuzima ntangiye kubugira mbaye mubi nyine abashatse undi mugore nyine uruta. Ubaye mubi gute? Nari ntangiye nyine natwaye inda nyine burya yo washatse umugabo gatwana inda atari umuntu wo kubaka araguta agahita asanga abandi. Nuko byangendekeye. Uwo mugabo se yakuzije icyo ari? Cyangwa ushaka wakomeje ukagira imyitwarire mibi? Oya. Imyitwarire mibi nari narayishyize hasi. Yego. Ariko ukuntu nyine yahoraga nkubita ahora nkubita abaturage ati rero nutamureka azakwica. Ubwo niko nanjye guhita mureka. Mpita njya muri ubu buzima nyine waje unsangamo. Uri ndabona ufite inkovu mu maso, ufite inkovu mu gahanga, izo nkovu zose bimeze bite? Izi nkovu ni amacupa bagenda badukubita mu kabari. Amacupa? Ubwo ni amacupa bagukubise aho ngaho? Iyi nguvu mfite ni icupa bankubise. Bakuzize iki se? Uwo mudamu twari dupfuye umugabo. Abamubise. Ubwo nyine uwo mugabo yaramuterese nyine mu kabari. Nanjye ngiyeyo mbona nawe ahisa amuvaho ahita aza aranyegera nyine angurira inzoga. Arangije abonye na uwo mugore ahita agira ishyari aba nkubise vide. Uko byangendekeye. Nese uriya giye cyo nimo nibaza sibyo? Habaho uyu muntu afite amaboko 2 n'amaguru 2. Kuki utavuze uti reka shaka akazi mve muri kano kazi k'uburayi? Byagenze bite kugira ngo urebe gushaka ibiraka ngukorere? Ndabona ufite n'imbaraga. Kuki utashatse akazi ushaka utuyimo tw'amaboko ukore? Ntago ari uko wenda nta bushobozi bwo gukora mfite ahubwo nge ntaranga muntu njya ngira bayitaye muri wese.
noneho ntabwo ye nta ndangamuntu ufite? Ntayo ngira, nta ndangamuntu mfite, bayitaye muri ninde wayitaye muri wese? ni umugabo twabanaga. hanyuma se ariko nzi ko iyo utaye indangamuntu ugira ujya gushaka indi biba byemewe? Biremewe ariko nta nimero zayo ngira, birasaba kudekarara nkajya ku irembo. Ariko kubera ko nta mafaranga mba mfite, niyo mbonye nayo 500 nta kintu amarira, nanjye simpaga. Ntuhaga? Ntago njya ngo mpage. Ubayeho nta ndangamuntu ufite? Nta ndangamuntu ufite. Se haje imikwabu ntibakujyana? Ubwo nyine bazanye mpita njya kwihisha nkanga kubiyegereza kubera ko nta ndangamuntu mfite. Ariko ushobora kuba ufite akandi gahinda, kuko buri gihe nkunda kubona ufite amarira menshi. Niko ese abana bawe ujya kubasura? Uretse umwe nyine ajyaza akansuhuza kubera ko ari umuvandimwe mumufitiye, nanjye nkatinya kujyayo kubera nta mwenda afite, aza nsanga gutya mu muhanda, nanjye naba mfite nayo 200, nkamubwira ati mwana wanjye genda, nkamugurira irindazi nkamubwira ati genda, aho ubundi ageza kunsura. Uwo mwana wawe akagusanga mu muhanda? Nanjye nkamushukubuza ati taha. Kubera icyo umwirukana? Nuko nta hantu naba mfite ho kumushyira, nanjye nareba ukuntu ndi hano hanze, ahita mvuga ati taha utarara hanze kandi ufite ahantu uryama. Hari abantu bambwiye ngo urara hanze, nibyo? Ndara hanze pe, naho mfite mbayo bigeze nka nimugoroba, nibwo ntangira kujya nibaza, ariko ku manywa gutya mba numva nta kibazo, ariko bigeze nijoro nibwo ntangira gutekereza. Ndarize iyo bwije nibwo utangira gutekereza aho uri burare? Nibwo natangira nkitekereza. Wayeho nk'inyoni? Ahubwo nambe n'inyoni nazo ziba zifite ahantu ziryama busa, hanjyeho ntaho pe. Nta muyobozi wigeze wegera ngo nibura agushakira aho kuba? Inaha ubuyobozi bw'inaha ntago bwumva abantu, uko ari abantu banyumva ntago bazi ko nanjye ndara hanze, ntago babiyobewe, ariko ubwo bufasha ntago bajya bamumfasha. Warabibabwiye se? Nabibwiye na Ngabo. Ngabo akora iki? N'uwisibo. Umubwiye ko urara hanze? Namubwiye ko ndara hanze. Ngabo guhita bakora ubuvugizi nibura ngo bagire bare icyo babafasha? Ubwo buvugizi ntabwo adukorera. Ujya hanze ukaryama? Ntabwo se uraryama ahubwo ni ukuryama? Ntabwo ndyama, ibitotsi biba byenda kuzanyica. Ubushize nimba nibuka neza wambwiye ko iyo ubonye nk'umugabo ugucyura uvuga ati nyine iyo mbonye umugabo ncyura arara anyicundaho, nanjye nkumva agahinda karanyishe, nkanabyuka mvuga ati ubu nta nubwo nakongera kujya kurarana n'abagabo batagira icyo bamarira. Nanjye narangiza nkahita ncika intege, niko guhita ndara hanze. Kereka yenda yambwiye ati ndagwaniye icyo 1000 cyangwa ayo 500, nibwo mpita njya kuryama, kandi nabwo ntago asinzira, arara nanjye anyicundaho, nanjye bigatuma nanjye mfite icyo kibazo. Nese uri karame, nta kazi k'ubuyede kabonekara? Inaha nuko afite ntiyakama, kuko abazi yuko naraye hanze nta mbaraga afite, kubera ko abavuga ati siyanariye, niyo njerekani ntiyajya kuyikora ngo ayishobore, niko bamfata. Niko bamfata, ntago bakama, nubwo afite ntago yakama, yabazi ko nta mbaraga afite. Ese ntabwo wigeze ujya mu ishuri ngo wige? Ntaho wigeze ujya mu ishuri?
nagiyemo nigaga hano mu Giporoso. hano i Remera. Hanyuma gutakomeje marume nyine yarambwiye nanjye nari mbayeho nabi. yego naye njye nahabwira nk'umuntu amubwira ati wanguriye amakayi nkagenda nkamubwira ibibazo mfite namara kubimubwira uwo muntu nabibwiye yahura na marume akamubwira ati ni gute ufata abana bawe ukabagurira amakayi ibintu byose ukabibaha kuki uriya we nta kintu mumarira. ubwo rero niko guhita mbwira ati uransebya ngiye kugutegera utahe. niko kuva kwa marume. ubwo iyo wijya nko muri orphelinat ubwo se ariko ntabwo waje primaire? ntabwo nayirangije nagarukiye mu wa 4 konyine. wenda iyo ukomeza farije ari kukurihira ariko ntabwo byanshobokeye. ngo byagushobokeye. hangane Imana irebera iki? Irebera ipfubyi. babanga Imana irebera ipfubyi ntihumbya. nawe rero rwose wenda ariko Imana izakora. Nukuri Imana nukuri binkorere nukuri. Hano hanze hari abantu bafite umutima wo gufasha, umutima w'urukundo, kandi ndabona ufite imbaraga wabasha gukora. ubu nk'ikintu ubasha gukora ni iki ori? Jewe nacuruza. kuko mfite akaboko ko gukora nuko nyine benshi mu myanya y'intoki ariko gukora ndakora. uko wakora. ese wumva nk'igishoro cyagufasha kuva? ese witeguye uramutse ubonye nk'umuterankunga kuba wava muri kano kazi k'uburaya? nakavamo uko nanjye ubwanjye ndabyumva ndashaka kukavamo kuko buraya nta cyiza cyane nakuyemo uretse sida nakuyemo nta n'ikindi. Sida? yo uri ufata imiti? njye njya gufata i Remera. Fata i Remera. ejo bundi nkora inkuru hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo bazaza kubaha imiti, ngo nzabazanire aha ngaha babaha imiti. njye njya gufata i Remera. ubwo kandi bisaba gutega? ndagenda nkatega hano ko ibisi. ariko hano hashobora kuba hari sida nyinshi. yego ko abantu bose barashije nuko nyine bo batabasha kubivuga. ari njye wagaragaye nkabyivugira ariko nta muntu ugipfa kuvuga ukuntu abayeho. ese uri butegwa iki kukibahisha kuba bafite sida? buriya hari igihe bavuga ati nimbivuga uwo mugabo ntago yanjyana azi ko ndwaye. rero niyo mpamvu abantu benshi bakunda kubihisha. ariko njye ntago nahisha indwara n'ubundi ejo nzapfa. niyo mpamvu nanga kubihisha. nizere ko ufata imiti neza uko bikwiye. mfatira i Remera. rega sida ushobora no kuyandura ukamara n'imyaka 10 na 15. ubana ubu nguyu igihe kingana iki? ubundi ni amezi 3 maze kujya kwa muganga. nabwo impamvu nabimenye ni abantu baje gupima inaha b'abaganga b'i Remera. nanjye ndavuga ati wajya kureba ukuntu umeze nsanga n'ubundi ndayifite. niko guhita njya barampamagara barambwira ngo ejo nzaze banganirize ngeze basanga n'ubundi ndayifite. batangira kumpa imiti. ubwo maze nk'amezi 3 ndi kuyinywa. uri kuyinywa? Ana isi nijoro ibaze ko hari abantu basigaza. nabwo ntago njya nk'uko bikwiriye. yego n'utwo dufiriti nyine two muri resitora twa 500. nabwo ni uko turya ntahaze. ubu simperuka kurya nk'umuceri. ntawe mperutse pe. ubu nawe mba nifuza kuwurya ariko nkawubura. ukawubura? uko ipura yo muri resitora irahenze. nese ubundi watekera he ko ntawe afite aho gutekera? uva muri make buri gihe urya muri resitora? buri munsi njya muri resitora yo nayo. ujya muri resitora se wabirya bikaguhaza? niko mwana yanjye ori karame. ubwo ikintu wisabiye ni ibiryo?
nsabye ibyo kurya, nsaba n'aho kuba n'agashoro gatoya. ibyo ngibyo ibyo kurya byo ndabikugurira sibyo? Urakoze. Ahubwo icyo kirakemutse, ahubwo saba ikindi kintu ubona cyagufasha kuva muri ubu buzima, kuko ibiryo ngenda shaka igishoro. Icyo kintu nshaka. Igishoro ubona cyakuvura muri ubu buzima ni icyangahe wari? Yewe ntabagondoje nabo ni abantu. Yego. Bampaye nka 200. Yego. Nacuruza akabotike. Yego. Bampaye na 30. Nacuruza nk'agataro. 30 havamo agataro se? Nakavanamo. Ako 30 se rumva warara hese? Nyine ni ikibazo nyine nanjye mbonye icyo gishoro nabanza nkakuramo ay'inzu. Nkabona kujya kurangura. Kuko nsabye menshi ntari kubona ntacyo nta kintu byaba bimariye. Yego. Bo bazangenera uko bazabya babibona, uko babona bifashije bazamfashe gutyo. Uko ngiye gusaba naba ndi gusaba ntegeka. Niyo mpamvu ntabasha gusaba ngo mvuge n'amafaranga nshaka kandi ntayo ndi kubona. Ayo bazampa ayo ngayo. Yego. Uko Imana izajya ibashoboza. Yego. Ariko bazajya babinkorera. Yego. Ubuse uri ko na telefone ufite bashatse kugutera inkunga babigenza gute? Hari nimero ufite y'umudamu ukorera hano muri izi karitsiye. Ahita ambwira, ntago yabura kutambwira. Yego. Kuko nabo babona ndi mu buzima bubi, nuko wenda nabo babura uko babigenza. Bahita bambwira ati hari umuntu ugushaka kuri telefone. Ubushize hari umugabo nanaga muri kumwe, uriya mugabo ni umugabo wawe bimeze bite? Oya, uriya ni umuntu nk'uko yakigendera. Twabashije gukinana. Ariko nta mugabo ngira njyewe. Ubuse ukeneye umugabo ubu ngubu ura? Ufite imyaka ingahe uri? 32. 32. Kandi umuntu akurebye yagira ngo ufite 45. Ndakuze ariko nyine mfite imyaka mike, yanavutse 93. Baba we. Ni imibereho nyine mibi niyo yangize gutya. Ubisengeye rero ubyereka Imana ikoreye mu bantu sibyo? Yego. Uzagukenera uzabona tugarutse tuze tukurebe. Nuko abonye uriya musaza batangiye kumuhindura, batangiye kwitanga amafaranga, de twamukodesheje inzu agiye kuba arimo. Nawe rero umujya neza wese ubona iki kiganiro akumva afite umutima wo gufasha uri, kandi nzi neza ko ubuzima buzahinduka. Nanjye njya nizera. Ubuzima bwawe buzahinduka, ni ukuri mfite icyizere. Nanjye ndizera. Ujya wizera Imana? Jyana nasenga rimwe na rimwe ariko byanjemo. Tujye gusenga buri cyumweru, ugera usenga ubyereka Imana. Niko. Kutajya gusura buri cyumweru, kutajya gusenga buri gihe biba byagenze biti? Nditinya kandi nanone nta myenda, ntiwagenda udafite imyenda nk'uyu nguyu umwenda nambaye. Nwe mbashije gutira kugira ngo nkoreshe video babone ko nsa neza. Uyu mwenda wawutiye? Ngutiye umudamu twe hariya, ndamubwira ati ntizi iyo kanzu nyikoreshe abantu bambone nsa neza. Kuko nari nambaye ibintu bisa nabi. Urababaje. Ubu abantu baragufata gute iyo bakubona muri karitsiye umeze gutya? Inaha bagufata gute? Nta mpuhwe bagira, buri wese yirebaho. Ntabwo bambona gutya ariko nta kintu bamarira. Nta n'ikintu bagufasha? Ntabwo byarenga uwakura akaba ari uza kugira ikintu yamarira. Kubera ko tuba twirirwa twisigana niyo mpamvu nta kintu bamarira. Man. Okay. Uri karame. Rero turagiye.
urumva yego ikiganiro kirarebwa n'abantu benshi batandukanye sibyo turashyiraho nimero zacu zagukenera azaduhamagara tugutumikire kandi n'uzatanga ubufasha tuzatuzana kamera twongere tubereke ko ubutumwa baduhaye tuba twabusohoreje nyirabwo ni ukuri kandi pe gifite icyizere ni ukuri mfite icyizere 100% ko rega bino bintu ushaka kubivamo by'ukuri urabirata ngushaka gukira indwara arayirata njye ntago nabitinya kuko kandi cyane cyane ko n'abanyana bagufitiye impuhwe muri comment ati baba ati uriya muntu twamufasha iki n'iki ari no mpamvu nagarutse ni ukuri ufite icyizere ko nawe bizakunda mba mfite icyizere niyo mbabonye mba numva umutima wanjye ukeye kuri njyewe uhita wumva uruhutse mba numva mpise nduhuka nawe ni ukuri nanjye mfite icyizere Imana ikoreye mu bantu kandi abantu babereyeho abandi abantu babereyeho gufashanya ntabwo waba wagira kuba waravutse uri umwe ukaba n'ipfubyi Imana iragiye icyo ikora sibyo tuzagaruka ahangaha nzi neza yuko tuje kubwira ati Oliva va muri wa mubu nijoro dore inzu ngiyi dore igishoro kora sibyo ku buryo nawe uzatanga ubuhamya ukavuga ati Imana yangiriye neza nukuri nzayishima yego ariko icyambere ni ugusenga ujye uryama usenge n'ubyuka usenge wiragize Imana sibyo yego ngaho rero turasoje igihe ikintu ubwira abanyarwanda hanyuma dusoze icyo nabasha kubabwira ni uko Imana yabakoresha bakabasha kugira ikintu bamarira kandi nayo Imana izajya ibaha umugisha uko iki gikorwa abantu bagomba gukora nabo najya mbashimira kuko n'ubundi ubuzima ndimo babashije kubunkuramo ntabwo Imana yabura kutabaho umugisha yego icyo nicyo nabasha kubabwira sawa rero Oliva Imana ikurinde naho ubutaha tuzasubira tuzakuba hafi uko dushoboye sibyo murakoze yego